munsi rero tukaba tugiye kureba ubwami bugiye kuza, ubwami bw'umwami wacu Kristo, ubwami dutegereje twese tunyotewe, buri hafi buraje. Shalom Elohim Adonai Elohei Avraham Yitzhak veYaakov maze anachnu holohim lilohot Hachamcha Habaha Melech Hamelahim Yeshua Hamashiach. Turabasuje mu izina ry'umwami wacu Kristo, Imana ishobora byose isumba byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Uyu munsi tugiye kureba iki rero? Tugiye kureba ubwami buje, ubwami bugiye kuza, ubwami bw'umwami w'abami ariwe Kristo, benshi bita Yesu, abandi bakamwita Yesu, ariko izina rye nyaryo ni Yeshua Hamashiach mu Giheburayo. Ubwami buraje rero, bidatinze witegure, wibike ijambo. Reka tuze turebe icyo Bibiliya itubwira muri ibyo bihe nibusakara ku isi, kuko bushobora kuba bwaraje kubw'umwuka kubera ko ubwami budukikije, ariko ijambo ritubwira ngo tumeze nk'impumyi ntitububona. Reka tuze tujye mu ijambo turebe ibyo bihe turi kwegera uko bizaba byifashe. Ezekiyeli 6:9 iratubwira iti biranditse, igihe kizaza ubwo abantu bazibuka bakibuka, ni Imana itubwira, bakibuka Imana yabo, ko Imana yabo ariyo yabahannye. Wibuke nabivuzeho cyane icyatumye tujya muri ubu buretwa, ikitugejeje aha, twateye Imana umugongo, nayo iratureka iduhana, itugabiza ababisha, none baratwivunye kugeza n'amagingo ya, ariko icyo gihe kigiye kugera twongere twibuke Imana yacu ize idukize ingoyi y'umubisha, kuko icyo gihe ni cyiza. Imana izaba Imana yacu, iyo muri twe natwe tuba abantu bayo bidasubirwaho. Ezekiyeli 7:19 dukomeze. Abantu muri iyo minsi bazaba bajugunye amazahabu n'imiringa, kuko bazabona ko ntacyo bimaze, bidashobora kubakiza umujinya w'Imana. Ibyo njya mbwira nkabwira abantu, mvuga nti ese abantu bose bavuga ngo Imana ni nziza, Imana ni nziza, umujinya w'Imana wo uzaba wande? Urabona ko icyo gihe kizagira, abantu bagahindukirira Imana, bakabona ko amazahabu n'ibintu birukanka inyuma byose ntacyo bimaze, bazabijugunya, ahubwo noneho bashaka Imana. Ezekiyeli 7:26 icyo gihe abantu bazaba basaba abahanuzi ngo babereke ibigiye kuba, ariko abahanuzi ntabwo bazabibereka, kubera ko icyo gihe yewe n'abigisha bose ntacyo bazabigisha. Abantu mubona twese, abigisha, abavuga ibintu byose ngo bari guhanura, ngo barakora ibintu nk'ibyo byose, nta n'umwe uzaba ukigisha. Icyo gihe rero Imana yonyine niyo izaba ifite ububasha bwo gukora, igakoresha abantu ishatse, ku buryo n'abahanuzi yewe abantu bazabaza mutubwire ibigiye kuba, ariko nta n'umwe uzabibabwira. Ezekiyeli rero icyo gihe, Ezekiyeli 8:18, icyo gihe abantu benshi bazaba basenga batakamba, ariko Imana nta na rimwe izabumva. Abantu banze kumva Imana icyo gihe nayo umujinya wayo nuza, nta n'umwe izaba yumva. Niyo wasenga ukavuga urusaku rungana gute, Imana ntabwo izakumva. Vuga ngo igihe ni iki, itegure ujye mu nzira ziboneye, ukurikira Imana, kuko iyo minsi niza. Ndabigusomeye, yewe n'amasengesho yose uzavuga uko azaba angana gute, uko azaba afite urusaku rungana gute, Imana ntabwo izayumva. Iyo ni Ezekiyeli 8:18. Uko rero uko bizaba bimeze, tuze tujye mu gitabo nanditse nacyo, noneho turebe ibyo twongeraho bivuye mu gitabo. Igitabo rero nanditse amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe no kwizera. Aya ni amagambo nahawe imyaka 8 ishize, nkayandika uko yazaga, nkayandika nyashyira mu gitabo, n'uyu munsi akaba kimfasha. Reka tugeremo turebe kuri aya magambo. Haranira iteka kugira ibitekerezo birenzeho bigana ku Mana, kuko muri iyi minsi, muri ibyo bihe, ibihe nibiza, iminsi ya nyuma iri kuba, ibyo bitekerezo byawe bizakuvana mu mitekerereze isanzwe bikagwa imitekerereze y'ijambo ry'Imana. Icyo gihe bizagufasha gushaka ukuri, gukunda ukuri,
gusangiza abandi ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Hano rero abantu baribaza, bashobora kwibaza bati kuki ubwami bw'Imana butaza, buzaza ryari, buri hehe? Imana iratubwira ngo ubwami bw'Imana buradukikije buri hose, ariko turi mu ntabwo tubona, kandi ubwo bwami ntabwo ushobora kuza ngo tuboneshe amaso ya muntu. Ubwami buriho bw'umwami ugiye kwiyimika butabanje kugwa. Buno bwami bugomba kubanza kugwa, bigaragarira mu noneho hakabona kuza ubwami bw'Imana. Icyo gihe rero abantu barushaho kuba bisi, gukunda isi, sigaho rekeraho kuba uw'isi no gukunda isi, kuko iyo urushaho kuba ukunda isi bivuga ko uhaye uburenganzira Satani kugira ngo akuyobye. Benshi nibyo bakunda, ukababwira uti mushaka ukuri, mushaka ijambo ry'Imana, bakanga bakanangira. Muze mugakiza, muze mushaka ijambo ry'Imana, bakavuga ati no, ibyo twamye tubyumva, twakuze tubyumva, ayo ni amagambo twakuze twumva, ntabyo dushaka, bakabireka. Nkakubaza n'uyu munsi, inkuge yawe iri tayari? Inkuge yawe warayirangije? Imvura iraje igiye kugwa, kubera ko muri iyo minsi Imana nireko umujinya wayo hazaca uwambaye uri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana waryibitseho akaryikwizamo. Niyo mpamvu uvuga nti fata ubugingo bwawe ubukwizemo ijambo, kuko ijambo ni ubugingo bwawe bwanditse mu ijambo ry'Imana. Kugira rero ngo ube umuntu uzaba uri kwandika rw'Imana, nuko uzaba wijujemo iryo jambo ry'Imana. Niko bimeze. Nkanongera nkanavuga nti shaka agakiza, ushaka Imana, ushaka amaso y'Imana mbere yo gupfa, kuko numara gupfa ntabwo bizabishobotse. Ibihe biri imbere rero hazaca ufite ijambo ry'Imana waryibitsemo, waryimariyemo koko bya nyabyo, washatse amaso y'Imana kugira ngo Imana imwiyereke, abo umuntu w'Imana, Imana nayo ibe Imana ye. Ngaho nguko rero ubwami buraje. Ubwami turimo urabona amayeri bukoresha kugira ngo buyobye benshi. Niba abandi bavuga bati twibera ab'isi, n'ubu w'isi ukayizirikaho, nayo izakuyobya, kuko uzaba wayihaye uburenganzira bwo kukuyobya. Rekana niyo si ushaka ijambo ry'Imana, ufite imyaka ingahe, 30, 40, 50, 80, yewe se n'100, wari wafata umwaka umwe gusoma ijambo ry'Imana, ushaka amaso y'Imana, uyikundisha umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, uyishakisha. Ubu ngubu hakiri igihe, ishaka hakiri igihe, kuko bya bihe by'amakuba n'ibiza maze kugusoma muri Ezekiel 8:18 ko amasengesho abantu bazataka, niba bazataka gute Imana ntabwo izabumva. Igihe niki rero, shaka amaso y'Imana kugira ngo nawe uzarokoke umujinya w'Imana ugiye gukwira mu isi mu minsi iza, mbere yuko ubwami bwa Satani busenyuka, hakaza ubwami wacu uganje, umwami w'abami, Yeshua HaMashiach. Ngaho nguko rero ahasigaye nahawe icyo dukora twebwe tukugezaho ubutumwa bw'Imana kugira ngo ukanguke uve mu by'isi uze mu gakiza. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.